Kibazo cya sibyo Boateng sibyo rwose Boateng mensa kwa kweli ryo gurumata kamuko kibazo byanashoboka ko menyere kugira batatu igomba kugira squad nini squad depth ikipe ikomeye ifite abakinnyi benshi yashyizwe muri liste y'abakinnyi beza rwose ku munota wa nyuma bamushyira mu mwanya ariko wa playmaker ku buryo haba hari impamvu bakuyemo Muhire Keve abantu batashye ababikoze banamusunika bakamusunika bakamugeza Nyamukandanye mu kibuga cy'Ikasi Mitutu yo ni ikipe ya APR Football Club. Nyamukandagira mu kibuga rwose iri kwitegura sezo itaha, iri kwitegura umwaka mushya w'imikino. Harimo akazi kenshi, harimo imikino nyafrika, CAF Champions League, championnat, ibikombe bindi bitandukanye, kongeraho 23 batwaye bya championnat. Hari umwaka mushya bategereje. Uko biyubatse bitanga icyizere cy'uko bazaba basa uko bazaba baserutse muri championnat yacu Rwanda Premier League 2025-2026 nyuma yo gusinyishwa kw'abakiriye batandukanye abarimo Mbalenga Fitina wagarukaga mu rugo abarimo Bugingo Hakim abarimo Haji Raguha abarimo Memel Laufdao hari abandi bari basinya munyibutse ndumva ari bane Mbalenga wamuvuze Mbalenga Haji Bugingo na Dao Sekiganda harambitse yakonize meruka ari ukuntu abigenje yagarutse rero sinongera kureba ubwo na Sekiganda ikubwira witwa Alexis Ki bavanye muri Gasogi ariko ntabwo aragaragazwa so ubwo ni nk'abakinnyi hafi batandatu abakinnyi batandatu bashya mu ikipe ya PLFC wewe Adolphe barindwi none se Pacifique wamuvuze Pacifique wa polisi wavuye muri polisi Ngabonza Pacifique siko numva oya navugaga bukipe yamaze kuba yanunze biroroshye kubaga ariko urumva hari Pasi hari na Adolphe hari nabo ba Alexis hafi nk'abakinnyi 7-8 ko barabiroroshye biroroshye cyane Nizamu Adolphe kuri kabiri haguzwe Mbalenga gatatu Bugingo Murax yagurwa Alexis gatandatu haguzwe Sekiganda hanyuma hagurwa Pasi ubwo ntibabaye maze ko batandatu hagurwa Iraguha Haji Umuwinga na Memel Dao 8 hategerejwe umwataka wa 9 umwataka nimero 9 wa 9 iri ku isoko abakinnyi 9 muri Mercato imwe ni benshi cyane ariko bijyana na automatisme tukavuga ko yaguze bakiye ntabwo ari baki ni benshi nigura umwataka mu wa 9 no araza ko 9 yatandukanye n'abangahe batandatu yashimiye batandatu ni batandatu abanyamahanga bane batatu biyongereyemo ariko batandatu ntabwo barenga oya ni batandatu ni Pavel Nzira ni Bauma ni Nzotanga ni Taderanga ni Baka ni batandatu ni Tadeo ni Kwitonda ni Pavel ni Pichu Bauma na Nzotanga Pichu niwe nari nibagiye abanyarwanda 2 n'abanyamahanga 4 ariko mbona hari n'abandi bazatizwa cyane cyane muri zino poste z'abawinga birashoboka ko bashobora kuba Umuganda se uya bagande barahari b'abawinga bombi urumva ufite umwataka typique bivuze ko Traoré azakina ku ruhande hari uyu waguzwe Hajugwe ntiyatizwa hakaba uyu Mugande Denis Omedi ndetse we na Hakimu Kiwanuka abantu babaye 5 hari hongeraho na Mugisha Gilbert ugihari babaye 6 nibizi Ramadan wongeye amasezerano Ramadan ushobora gukina hagati bamaze kumwemura hagati ariko hagati cyangwa no mu wing niyo mpamvu abo batatu kuri buri poste ndabona abo tutavuze nka Arsene ariko n'ubushize bari bahari ariko nyine bari bahari ariko niyo mpamvu ako babigwiza murongo banakina sezo yose hari abakinnyi n'amakipe adafite muri aperi bijya bibaho ubundi imyanya y'imbere ntago hakabaye urenza abakinnyi 2 ku mwanya reka tubare 3 nta niba ufite Kiwanuka
ubwo niba hazaza umwataka ubwo Kiwanuka ari kumwe na Watara sibyo urundi ruhande hari Barafinda hari Omedi na Barafinda kuri ataka hari umwata kuza na Haji wa gatatu waguze kuri atake kugira ngo byorohe kubyo Karenzi avuga Barafinda uwaguzwe mushya niwe ugomba guhangana umwanya na Omedi nicyo bisobanuye kuko bagise akaza imbere ya Barafinda none kuki bamuguze se byibaze kuki baguze Hagise kandi Barafinda hari umunyarwanda nuko nyine Haji nuko Baka yavuyemo wenda Baka nuko yavuyemo ese Baka we yakinaga Baka se rwose ntiyari wa gatatu n'undi rero azaza musimbure ku ntebe aze kuri ahubwo cyangwa gahunda no kugira batatu ku mwanya umwe simbona ntabwo hagiye asimbura Barafinda no mu ikipe y'igihugu ntakoraho urumva bihuriye ubwo urumva rero abo basimbura bombi kuki uzana undi ubwo impamvu ugiye mvuga ntabwo ushobora gutiza umukinnyi waguze mushya ibyo ntibishoboka kibicaye bakagura Haji kandi bazi ko Barafinda hari none baratiza Muzungu na Arsene we sibyo ariko n'ubundi ntitubabara muri abo babarwa turareba batatu bashaka no kutabatiza bakabagumana turareba niyo batatu Arsene na Muzungu ibumoso kuri 11 urugero hari Omedi ubanzamo yes Barafinda ruhasanze Iraguha Haji Iraguha Haji kugira ngo agurwe bari babizi neza ko ako se ubundi Omedi yaguzwe nk'umuwinga cyangwa n'umwata umuwinga kuva yaza kina 11 banaje bari abagande bose bari ku mpande witwa Watara gakina nk'icyenda niba bagenda aho turebe karindwi Watara agiye kubanzamo kuri karindwi reka tubibare gutya Kiwanuka abo wa kabiri uwitwa Dennis wa gatatu dusanze ari kuri karindwi wa gatatu ni Haji uramuhindura hasi Haji ku imoso ari 10 Arsene reka tubare oya imbere ya Arsene haza Muzungu uko nabibonye ku batoza haza Muzungu imbere ya Arsene muri iyi minsi ubwo rero Muzungu nta mwanya afite rero niba ari batatu oya ari babiri reka tubyoroshye tubare ko Dennis Kiwana Dennis Omedi agomba kuba umusimbura w'umwataka tipike uzaza kuki se Watara atari wawe umusimbura kuko Watara we ntavamo kandi twabonye mwibuke Mamadusi niyo musimbura Mamadusi na namwe Mamadusi habona Kiwanuka tukahabona ubwo Muzungu wenda tuvuge Muzungu ari yongera Arsene nta mwanya afite niba ari Arsene Muzungu ntawe afite kandi nabwo ni batatu ego bundi nabo babiri nta mwanya akagombye kuba bafite oya ubundi babiri baba bahagije bakaba ari babiri ari Omedi niyo mpamvu nabwiye ngo babiri baba bahagije ubundi Muzungu Haji Tuguma na Rama hagati ntacyo nushaka kurekera na Kiwanuka ntabwo bari bakenewe nta kintu gifite uruhande rumwe hagabaye haca Omedi na Barafinda giye murashaka kunyemeza Barafinda kandi gese imbyemera Barafinda duhere mu mibare duhere mu mibare uriyazanye ibitego bitanu niba atari bine Iraguha Haji uziko ufite ibitego yatse muri rero bitanu harusha imibare Barafinda kuburyo dufite ukuntu duhengama kuri Barafinda atabanjemo ariko Barafinda nta assist nta gitego niyo mpamvu ugiye nemera ngo Haji wasinye hari icyo aperi yamubonyemo kurusha Barafinda uyu munsi ku buryo Barafinda agiye kwicara cyane njye kubwangira icyo nemera kuko niba utamukenera guruwikiza Barafinda n'umuntu witwa Haji hari ahantu bahurira bitwa mu ikipe y'igihugu iyo bahuye uwitwa Barafinda ajya mu kibuga kana deliveringa pa raporo ye sibyo mu yandi magambo aba batoza muri equipe nationale n'abandi bantu uko tubabona nkaho Mugisha Gilbert amurusha niba unabyuka na Gilbert mbere ko ajya kuva muri Rayon Sport yari afite imibare myiza nk'ingi ya Haji cyangwa na Ruti ya Haji jewe ndavuga sezirangiye ibyo ikipe y'igihugu tubyihorera kuko ikipe y'igihugu turayizi Barafinda amazemo igihe hagira guhana umukinnyi muri Rayon nasimburaga kubona umwanya nibiye gushoboka ariko je nabwira ngo sezirangiye twe kujya mu bintu bigoranye sezirangiye Haji afite ibitego bitanu Barafinda Haji arangije akina baworoje sosa mbabarira nashaka baritsinze Fazari afite ibitego bitanu Barafinda ifite kimwe yatsinze kuri Musanze niba ntibeshye mukurikirane murebe ariko tuvuga ngo Barafinda ngo yagiyemo ngo aracenga ngo akoze none se ntutanga assist ntutsinda aperi ntabwo bagiye kugura Haji batice ngo babirebe Hagira guha mu minota mike abona muri afite ibitego bitanu Barafinda buri match abanzamo afite igitego kimwe none se ugukomeye ninde umuwinga ni Hagira go mu mibare
tureke ibyo ngo barafinda ngo aracenga ngo akawuzengurukana oya umutoza areba imibare nuwo ngo waguha umusaruro bombi babanjemo niragu niba afite ibitego bitanu ndakagira kimwe kandi APR muzi ko ari ikipe ikunda gutsinda nitsindwa ikunda gutsinda ariko hari kazo hari cyo bita niba APR ikunda gutsinda aba bagande bafite igitego cy'umwanya mwese muri abawinga ntabwo umbwira ngo hajya aroroshye umupira hari cyo bita class akaba nicyo bita form sibyo cyane sezishize ashaka kuba ari byo hagera ari muri forme sibyo ariko kuvuga classe iye na barafinda no rwego rutandukanye barafinda bazi imyaka 5 yaba mu kipe y'igihugu yaba muri club ari ku rwego rwo hejuru ntago babwira ngo hagiye umunsi aje kumwicaza ntago bishoboka biragoye cyane gusa nyine abatoza hari igihe umutoza aza ashobora gukunda imbaraga iki uburyo akina uburyo wenda akanatsinda nibyo hageze gutsinda ugasanga aramukunze umutoza ni mushyashya ibyo turimo tuvuga twe hagabizi twaguye mu mutego ibyo tuvuga wemera abakinnyi bamwe ahubwo instead ngo urana nka Haji uzari ibitego byinshi yagiye atsinda muri Rayon Sport hari igihe cyagiraga mu minota uko match ikura bakamuha free roll oya nta nubwo yigeze abo umukinnyi ubanzamo ariko muri Rayon oya yaramubaye oya keretse muri igitangira ahubwo ariko yaje gutakaza umwanya nyuma muri agaprofita kuri zime forume basa nibadahozaho n'abandi bose bigatuma sometimes keva mureka agakina free roll uzari ibitego byose yatsinze ni nyuma Serifa de reparation rye cyagezaga gikina hagati umutoza akamutekereza ngo kuba yasimbura nimero 9 mu gihe atameze neza muri position zirimo hagati zimufavoriza gutsinda ni umukinnyi mwiza ufite imbaraga ufite wenda ibyo improvinze buriya arije nk'umutoza ashobora kuza dufate nk'uyu munyamaroka akahita amera nka kuno kwa Thierry Froge akahita afata nk'umuntu nk'uyu muhungu witwa Ruboneka atinda gushaka nk'umufarsi winga hari abatoza bakunda ibyo bintu akavuga ati ku ikipe yanjye nyibona iyi season ndafata umumediateur umwe arakina force wing none cyacazo cy'abawinga wavugaga benshi bahita bikuba kabiri ugasanga Ruboneka ari hakurya bitewe nuko afite mediane irimo abantu benshi ashobora ati ngiye sindibuze gusacrifice ko Dauda wenda wanje wabaye mwiza ndibuze kumuvanamo mfite Memere Dawo mfite n'urugero bano ba Ramin Ba mfite bano ba donc afite abamediateri bashobora gutanga umusaruro kurenza abawinga Kazungu avuga badatanga umusaruro cya kibazo cy'abanga n'ubundi gikomeza kuba kinini cyane kurushaho ushobora no gusanga umutoza aje akina ibindi bintu yes akina abadefenseri batatu kugira ngo abawinga bakina wasanga yatakisha Omedi cyangwa Watara n'undi mwataka mbona nabyo byatanga umusaruro muri ko Watara si umuwinga full kandi mbona no kuba umwataka ariko winga yikora neza cyane ari umutoza ukinisha abataka babiri mbona byafasha Watara cyane ya seconda yaba second striker akinga second striker byaba byiza icyo gihe rero akenshi abatoza benshi niyo agiye gukina iyo 4-4-2 Diamond system akaba afite abamediateri babiri umuwinga umwe aba ari umumediateri w'umuplaymaker agashyira umuwinga typique ubwo n'ubundi Dawe afite umwanya rero uwitwa Traoré ahita agabanya imibare y'abawinga muri APR uyu Watara ahita agabanya umubare oya hari umwanya ahita atanga hari umwanya ahita ugabanya abawinga bakagenda bakajya hanze bakabura umwanya wo gukomeza gukina muri APR ibintu bya defense ntacyo reka tuvuge ko yakomeje gukoresha defense ya bane sinzi APR ikina defense ya batatu nubwo bashobora kubigerageza cyangwa se ukabibona mu myitozo ariko ntitwigeze tubibona ariko impamvu ese Haji yabaje kugira ngo atume Barafinda ajya kuri pressure kure cyane kuko simbona ikintu kinara uyu mutoza nuko ari nuko asa nk'ukuzemo ariko yaza ko ari bano batoza b'abajene Karenzi byari buze gushoboka cyane kuko abuze kureba abatoza benshi la majorité y'abatoza benshi batoya bari kujya muri icyo kintu cy'abadefenseur batatu Zabera kugira ngo no muri Real iminota ya nyuma utubona rwose agiye muri back 3 Zabera Alonso reba imikinire mishya y'ama equipe menshi niyo ya Chelsea irakina ukajya kubona ukabona kukurera mu mediateur kurenza uko ari umudefenseur urajya kubona uko na Man City bagotwe twa Champions League durya urajya kubona ukabona Arsenal bati Lewis Kelly ibyo ari buze kunkina n'ubundi dufite baro araza mu kibuga hagati donc abenshi bari kubyadopt ibyo bintu ku buryo bitagutungura umutoza aramutse bitekereje ariko we waperewe umutoza mukuru ushobora gustikinga nyine kuri iyo filozofi ya kera reka mbyite gutya so ubwo twe tubihereye kuri abo bakinnyi b'abawinga ahubwo kare twajya kuri uwo mwataka tuyobore ku mwataka hari ibintu byakomeje kuvugwa bya Mensa muri APR ibintu birashoboka hari byavuzwe bya Mensa
ikibazo cya oya sibyo Boateng sibyo rwose Boateng Mensa ko aperi ryo gurumata kamukora nese nibigira batatu ku mwanya umwe urumva ari ikibazo ibaza y'amatsiko abantu bafite bamaranye iminsi abari Boateng uzanye inkuru yo kuvuga ngo igira abakinnyi batatu ku mwanya umwe urumva ibyo bintu byaba ikibazo byanashoboka ko bimenyereye kugira batatu igomba kugira squad nini squad depth ikipe ikomeye ifite abakinnyi benshi yashyizwe muri liste y'abakinnyi beza rwose ku munota wa nyuma bamushyira mu mwanya ariko wa playmaker ku buryo haba hari impamvu bakuyemo Muhire Keve abantu batashye ababikoze banamusunika bakamusunika bakamugeza muri APR ya technical team na pano ariko numvise uburyo ngo batoye 11 basize muri liste yuzuye yarimo Muhire Keve niyo mpamvu no gutanga invitation nabyo byari binarimo harimo no kuvuga ngo uyu muntu ariko urumva bari babizi deja ko byahindutse batashye babizi ko ari Muhire Keve uri ku 10 nk'umuntu atanze assist 13 muri presentation hazamo Boateng Mensa yagize uruhare rw'ibitego bitanu atatsinze ibitego byinshi kurusha playmaker nta wundi mukinnyi wamurusha amanota inde ku 10 Muhire Keve Muhire Keve imibare iramuvugira fazare ntabwo ari isanzwe imibare yaramuvugiraga pe retour ngo murushe ku 10 Muhire Keve umwanya n'uwo aya nibyo Boateng Mensa Boateng Mensa ukuye imbere ukagarura hagati bakuye imbere mu karaga mukura ni yakangahe Boateng Mensa Rayon Sport akina finali y'igikombe cy'amahoro Rayon Sport yavuye ku gikombe cya shampiyona ku munsi wa 28 sibyo hese umukino wa Rayon Sport wabanzagamo izo match urumva yarushwa na Boateng Boateng afite assist 7 ibitego 6 kuri mukura yakangahe ibyo simbyana cya gatanu dufata n'ikipe yamanutse dufata umukinnyi ngo yewe umukinnyi mwiza ariko biroroshye ku mibare ye yagomba kujya guhangana n'uyu w'Ubugesera uyu nguyu nabonye ngo wagiye muri Gorilla yagiye muri Gorilla bamwataka Omari Abba amakuru mfite niko nabyumvise ushobora kuba ari meruka ahagiye bajya bamuhengeka bavuga ikipe yo muri South Africa imushaka cyangwa ushobora kuba ari yarasinye umwaka muri Gorilla nawe muri Afrika y'Epfo nabyumvise gutyo abakinnyi bashakirwa amakipe ese ntabonye undi wari ugiye kongerwa amasezerano bya Jaberi nabitekerejeho kubera ko Mick Junior yabyanditse ariko tujye dushyira mu nyurabwenge kubera ko Mick Junior byanditse byose ariko se Mick Junior ariko se ntakenera source nawe rega abaza source Mick Junior n'ubu turi hano namwandikira ikintu ukakibona kuri Twitter cyane umva ati mu ikipe yacu mu mupira wacu tuzi muzi yuko abayobozi benshi b'amakipe ndabisobanura mbivuga ntabwo bamfite ntabwo bazi umupira ko bagenda ngo babivuze urabona ko banabyanditse birashoboka ko Jaberi ashakirwa ikipe mu Rwanda bikavuga ko wazamuye byavuzwe ko ibyo bintu byari byo hambere ariko burya APR ntigenda kuri ibyo bintu APR y'ubu ntigendera kuba ngo ikipe runaka ngo irashaka kanaka ikora ibyayo uko yabiteguye ntabwo ikigendera kuri ibyo ngo yiyobye ntibishoboka oya ntinavuga ko ngo ntabwo tumugurira muzana nibibatangaza ko Jaberi ashakirwa ikipe mu Rwanda bikanyura yuko Azamu mushaka nabonye hongeye kugaruka yuko ngo Azamu mushaka Rode niyo mugabo none se Azamu urushaka niyo mugabo nimugure ebana ngo batatu bose Azamu urushaka Ruboneka batatu bape nako se Ruboneka na Korode njyavuga ko yisezo irashaka Ruboneka irashaka Korode irashaka Jaberi ko ari batatu ayo makuru ahora mu Rwanda batwarira cyane Tanzania ntuyabona niyo yabona Tanzania nibyo nyine bashaka kumenya none se Azamu iri kuviza icyumwaka utaha bibaye ari byo Azamu yabiri kuviza icyumwaka utaha Azamu rugomba kujya mu matsinda yakoze Azamu basohora amakipe abiri abise none ndi kukubaza ugendeye kuri iyo karite utakaje Fetot ugiye gusimburwa na Jaberi urashaka amatsinda cyangwa wakiriye kuri ibyanjye numva bishoboka wabigendanye wakoze scouting muri Iraq mu cyiciro cya kangahe uramukurikirana uramubona ariko muri Iraq wamubonye se muri equipe nationale gukina basi uravuga ati uyu muntu ameze neza byaragendaga muri Iraq yamaze kugira hafi assist 6 biherukira kera oya urwego ruratandukanye urwego ruratandukanye arabo cyiciro cya kangahe Iraq Karenzi arabaza none se Naisa ubu aka kanya ikipe ya Benjamin ko yatwaye igikombe cya shampiyona muri Iraq ubu tubangwa Azamu ikeneye Benjamin kugira ngo yijyane mu matsinda Samuel Benjamin mu cyiciro cya mbere muri Iraq batwaye banga Benjamin yatwaye shampiyona ariko uri yari umukinnyi mwiza ikipe akinamo yatwaye shampiyona muri Iraq kurwe ku giti cye Benjamin yari umukinnyi mwiza
kandi yavuye hano mu Rwanda rwose tujye mu urugero nyine ko tuzi ko ari umukinnyi mwiza ariko Azamu wamurangira Azamu nk'umudefanseri wayijyana mu matsinda azasohoka nahoze mbona yitwa Jibril Nde w'umuwinga w'umuhanga cyane babarekuye yanze kongera amasezerano Jibril Sira rugutakaza umukinnyi nkuriya ukambwira kuri kujya gutekereza Jabel yarasi igitego cyane ku munota wa nyuma bakina na APR cyari gutuma Azamu ikomeza uriya mutipe n'urundi rwego Jibril Sira uwinga hatari buriya APR yamukoze ngusanga ahenze reka ejo bundi rwose muri APR mu manana ari kumwemera narabajije ko nimero 7 nyibona yuko agiye gutandukana na Azamu narabajije uyu muwinga birashoboka kumubona bati amafaranga ashaka ni menshi ndabemeye niba bari bamutekerejeho Azamu ubwo yarayanze oya ibyo byo Kazungu yaravuze nibyo ubwo yarayanze yarashaka kongera amasezerano nigeze kubikomoza ariko gatandatu mvuga nti aribo bakini dukeneye bari ariko gatandatu ndavuga nti ari ukuntu abayobozi b'ama equipe akenshi baba bahuze kubera akazi kenshi barimo n'iki umuntu akakuzanira na telefone avuga ati ngenda kuzanira umukinnyi n'uyu agascrollinga akabwira ati dore Mbiki Junior yanditse ko kana umunyamakuru ukomeye muri Afurika ahandi bavuze ko bimeze gutya ati perezida tugiye kugura umukinnyi hatari urumva neza tutagira vuba ngo tumuhereze nk'ibyo 20-30 baramutwara ariko ninde umuntu utazemera ko barekirise neza umukinnyi Mbiki Junior yandika batumwata kamukura ni mwiza kubera ko yaje mu makinyi ikipe nziza ya sezo umuntu uzakurikirana umupira se ntabwo muri uwo mutego nyine ariko yakinnye ikipe ya sezo arusha Jaberi ariko nkamukura amini nka polisi dore arusha muherekeze ngo yaguze uyu Boateng Mensa nabyumva kuko muri Dream so ari top scorer muri Confederations Cup kare akiri muri Dream wala muri Ghana erega polisi igura abakinnyi bari hasi ya Rayon Sport na APR ni naho bihora bigoranye kuvuga ngo izatwara shampiyona nk'ubu twavuga ati rwose ni umukinnyi wa polisi ariko polisi yihubwo polisi ishaka shampiyona nanjye navuga ni Mensa ayisigaye na polisi zavugana nabo sibyo ariko bwacya tutizira twara shampiyona umukinnyi wa penalty zidashaka ariko se tuvuga ko leta mushaka kandi yigura abari hasi yo none se uwo Mensa natambuye ukomeye ninde ntabwo bakina hamwe bose bakina 10 se oya Boateng Mensa Boateng rega ntabwo yakinaga 10 ofete n'umwataka nuko ahubwo yana na segonze yakinanaga na Maranda Deste ariko Boateng Mensa n'umwataka ntago ari nimero 10 bavuze bati imibare ati hari n'igihe ajyaga akina arashoje se oya no kubera ko Latifi yakinishaga abataka babiri agasa n'umukino inyuma we na Maranda ariko n'umwataka n'umwataka typique ku buryo leta mukenera ko nimero 9 ifite phone nganye nimero 9 kandi umutoza ko atigeze umutoza ntiyigeze amuvugana rimwe muri Rayon wapi Boateng nuko namukuru yahenda Rayon ariko mu rwego rwo gukinisha abakinnyi ariko se kugira ngo umutoza ukomeye uzajya ufata abakinnyi bose wakoreshaga mu ikipe imwe ubazane ariko ngo ashobora kuba nagoranye ninde ugoranye Boateng discipline ngo ishobora kuba igoye cyane ariko abanyagana mu busanzwe kubona bitonda ubwo nyibukije wa wundi wagiye imbere warwanye nuza w'igisore mugufi cyane n'umwataka mwiza cyane atsinda ibitego mugufi ariko ugoranye yarakinye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buriya cyane undi wagiye avuga amagambo menshi cyane yari uwa manager M5